naravutse ngize igihe cyo kugenda ndagenda nk'abandi, ndangije nza guhura n'icyo kibazo cyo kugira ubumuga nyuma, mbese bugaragara mfite nk'imyaka nk'icumi ngiye kwa muganga. Hari inkuru zidakwiye kumvwa n'amatwi gusa ahubwo zigomba kumvwa n'umutima. Uyu ni umwana w'umukobwa witwa Nirembere Charlotte. Yahuye n'ibizazane mu buzima kuva akiri umwana afite imyaka 10. Kuri iyo myaka yatakaje ubushobozi bwo kugenda. Igihe abandi bakinaga, we yatangiye urugendo rw'ububabare, agahinda n'icyizere gike. Uyu munsi afite imyaka 20, yiga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza. Nta maguru amufasha kugenda, ahubwo agendera mu byuma. Buri munsi ahura n'ingorane ziremereye kuko atabasha gukora nk'abandi bana, kandi ubuzima bugakomeza kumubera umutwaro ukomeye cyane. Icyakora icyizere ntaragitakaza burundu. Aracyatabaza kandi aracyizera ko hari umuntu ushobora kumva amarira ye. Kubera baba bazi ko nagiye ku ishuri, hari nk'igihe wenda mu rugo baba bagiye nko gukorera amafaranga, ubwo rero bikaba ngombwa ko nza kubura umuntu unsunika wenda dutashye. Iyo mubuze rero nguma mu kigo, kugeza igihe mu rugo baravira mu kazi bagiye gukora bakaza kuntora. Bakaza kugutora? Ubwo se bakugeraho nka sangahe? Ubwo ngubwo abantu baba bagiye mu mirimo, bakugeraho mu kigo nka sangahe? Hari n'igihe bangeraho saa 12 n'indi minota. Saa 12 ukiri mu kigo wicaye? Kandi ubundi dutaha saa 11. Ubundi mutaha saa 11, ariko ukagera saa 12 ukiri mu kigo? Kuri ubu ngubu akeneye ubufasha bwihuse kugira ngo avurwe, yongere ahabwe amahirwe yo kubaho mu buzima busanzwe nk'abandi bana. Ubwo njya nsohoka mu ishuri kubera yuko no mu kigo nigaho hariho ahazamuka n'ahamanuka, kandi mu kigo nta muntu wo kuntwara mba mfite. Ubwo rero bisaba ngo nigumire mu ishuri, unjyana ku ishuri, anyinjiza mu ishuri mu gitondo wenda niba ari saa 1 cyangwa saa 2, nkongera nkarivamo dutashye nabwo yaba ataraza, nkaguma mu ishuri kugeza igihe barazira kuntora, ntabwo njya gukina hanze cyangwa hehe. Iyi ni inkuru y'agahinda, ariko kandi ikaba inkuru yo gutabaza. Reba, wumve, kandi niba ubishoboye umufashe mu buryo bwose ubwo ari bwo bwose ushobora kumufashamo. Inkunga yawe uko yaba ingana kose ishobora kumuhindurira ubuzima, ndetse akongera akagira icyizere cyo kongera kubaho nk'abandi, akabasha kubona ubuvuzi ndetse no kubona insimburangingo aho byaba bikenewe. Icyo nabasaba cyo bamfasha bibaye bishoboka, ni uko bamfasha nkabasha kujya kwiga kuri icyo kigo bari bansabye ko nakigayo nanivuza, bakamfasha ndetse nkaba nabasha kwigayo bakanambura kugira ngo ubwo bubabare njya ngira bugende, cyangwa se bunagabanyuke mbe nava no mu igare ngende mu mbago. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, reba munsi y'ivideo maze urebe ahantu handitse subscribe, ukandeho kugira ngo tujye dukomeza kubana mu buhamya bugiye butandukanye n'inkuru z'abantu zubaka sosiyete. Nirembere Charlotte, umva uko abyivugira mu magambo ye, ubuzima n'urugendo yakomeje kubamo mu bubabare bukomeye cyane. Reka twongeye twakira amakuru yawe. Neza. Gerageza uvuge cyane kugira ngo bakumve neza. Neza. Witwa nde? Nirembere Charlotte. Nirembere Charlotte. Hanyuma mu by'ukuri umuntu akubonye arabona ko ufite ubumuga, abona ko wicaye mu kagare, bivuze ngo nyine ubuzima bwa buri munsi ni kuba wemereye. Bivuze ngo ntabwo ujya ubasha kugenda ku buryo ushobora gutembera ukajya ku muhanda cyangwa ukajya hehe na hehe. None se wiga mu kangahe? Niga mu wa 5 w'amashuri abanza. Yiga mu wa 5 w'amashuri abanza? Uzi ufite imyaka ingahe? Navutse 2005. 2005. 2005 ugeze mu wa 5. None se iki kibazo cy'ubumuga, ikibazo cy'amaguru, uko ndabona mu maguru harimo ibyuma, mu by'ukuri nyine umuntu arebye abona ko ufite ubumuga, ibi bintu byatangiye ryari? Byatangiye mfite nk'imyaka ndi munsi y'imyaka 5. Naravutse ngize igihe cyo kugenda ndagenda nk'abandi, ndangije nza guhura n'icyo kibazo cyo kugira ubumuga nyuma, mbese bugaragara mfite nk'imyaka nk'icumi, ngiye kwa muganga bavuga ko ari imbasa narwaye. Ubwo mu rugo babura ubushobozi bwo kumvuza nkiri mutoya,
barangije nza gusubira kwa muganga mfite nka 15, ubwo twumvise ko ibitaro biri mu majyepfo bya Gatagara bikorera kuri mituweli, mu rugo banjyanayo ndabarwa ndavurwa, ariho bampaye n'inyunganirangingo ariyo ibyuma nambara. Ubwo naravuwe, bigeze nyuma nabwo ubushobozi buba bukeya barekera kumvuza ntarakira, mpagararira aha ngaha nyine mbasha kugenda gakeya no guhaguruka nkagenda gake gake, ntabwo nabasha kugenda neza kuko natashye ntarakira, rero ubushobozi bukeya. None se aho ngaho ntabwo ni ukuvuga ngo iwanyu bakoresheje ubushobozi bwose bari bafite burarangira? Se yenda leta cyangwa se leta nta bundi bushobozi nta bundi bufasha igeze guha nk'umuntu ubana n'ubumuga? Nta handi hantu wenda bigeze bakohereza wenda bavuze ngo leta ku buryo ishobora no kugufasha kukuvuza? Baravuze ngo njye gusaba mu karere ngo ariko kamvuza mu rugo ubushobozi bubaye bukeya, akarere kanyishyurira ibihumbi 140 gusa, ariko ayo ngaho bavuze ko ntacyo avuze kuko nari ngikeneye, nari mvuye muri sima, ubushobozi bumaze kuba bukeya nsaba, bavuze ngo ntahe, ndangije ndavuga nti reka njye gusaba mu karere, akarere kanyishyura 140 gusa, ubwo nkora muri fizi ukwezi kumwe kandi naragombaga kujya gukoreshwa aho bagorora amezi 2, nkoresha ukwezi kumwe. Aka karere rero nikongera kudufasha, twari dutuye muri za Ruhengeri tuza kuza mu burasirazuba, bihita bitangira kugenda gutya. Bivuze ngo ni uko utabonye ubushobozi bwo kwivuza, bivuze ngo n'ubushobozi iyo buza kuboneka wari kuvurwa ugakira? Ubundi bari basabye, kuko nari maze kuvurwa nangiye kugenda gake gake, baravuga ngo ningumeyo nige, ntabwo nari nakajya mu ishuri icyo gihe kubera twari dutuye mu misozi, baravuga ngo ningumeyo nige, njye mva ku ishuri kuko ibyo bitaro byari bifite n'ikigo, niyo ndava ku ishuri aho ruguru nze no kwivuza aho hepfo. Ubwo rero barambwira ngo njye gushaka umushinga ndawushakisha hose biranga, kwiga no kwivuza byose ndabyihorera, ndatamba mu rugo mbabara, ububabare buza kugenda bugabanyuka. None se ubu ngubu ku ishuri se bigenda bite? Ku ishuri se ubu ugenda, kuko ndabona ufite imbago, ufite n'akagare, ese ubu ku buryo ushobora kujya ku ishuri, cyangwa mbere na mbere ari imbago n'akagare icyo ujyana ku ishuri ni igiki kikorohereza kugerayo? Kubera yuko nakundaga kwiga, numvaga nshaka kwiga nyine, numva mbishaka cyane, maze kubona ko mu buyobozi bwanze ko banyishyurira ngo nige mba mu kigo cy'abafite ubumuga, naje kujya nsaba umuntu wese mbonye ubufasha bw'uko nakiga. Umuntu wese nabwiraga ko nshaka kwiga yambwiraga ko ntabishobora, kuko numvaga ngiye mbishaka kandi mfite icyizere cyo kujyayo. Hari umutica w'umumeteresi naje kubisaba, aranjyana kuntangiza, ndatangira mu wa mbere, nari mfite imyaka 16 kuko byari byaranze ko njya kwiga ku kindi kigo. Uvuze ngo wagiye kwiga, watangiye kwiga ufite imyaka 16? Yego, ntangira mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza, ndatangira kwiga nkajya ngira n'amanota meza, bigeze ubu ngubu ngeze P5. Rero kugira ngere ku ishuri njyana igare kubera yuko imbago nzikoresha mu rugo, wenda nko kugira mve mu nzu mbashe kugera hanze, nibwo zimfasha imbago. Naho mu rugo ku ishuri niyo ngiye nk'ahandi hantu wenda narwaye cyangwa se ngiye kwa muganga n'ahandi, nkoresha igare ry'abafite ubumuga. Ku ishuri rero kuko numvaga nshaka kwiga kandi ndi n'umuhanga, ntabwo njya ndenga mu kuba uwa mbere cyangwa uwa kabiri, nkoresha ibyo byose nyine bikambangamira, no kubona unjyana akanangarura bikaba ikibazo, ariko kuko mba numva nshaka kwiga nkanga kurivamo. Hanyuma iyo ugeze ku ishuri, urumva kugira ngo ugere ku ishuri wenda harimo n'akagendo, ntabwo wabasha kugenda usunika igare kuko ufite n'intege nke. Iyo ugeze ku ishuri wenda gukina n'abandi bana, se muri bureke iyo bigeze, ese ubona uko ujya gukina n'abandi bana bigenda bite? Ubwo njya nsohoka mu ishuri kubera yuko no mu kigo nigaho hariho ahazamuka n'ahamanuka, kandi mu kigo nta muntu wo kuntwara mba mfite.
ubwo rero bisaba ngo nigumire mu ishuri, unjyana ku ishuri anyinjiza mu ishuri mu gitondo, wenda niba ari saa moya cyangwa saa mbiri, nkongera nkarivamo dutashye nabwo yaba ataraza, nkaguma mu ishuri kugeza igihe barazira kuntora, ntabwo njya gukina hanze cyangwa hehe. Uvuze ngo abandi iyo bagiye muri bureki wowe uguma mu ishuri wicaye. None se ubu ikibazo nko gutaha se wenda mu gitondo umuntu aragutwara, ese gutaha byo utaha gute? Kubera baba bazi ko nagiye ku ishuri, hari nk'igihe wenda mu rugo baba bagiye nko gukorera amafaranga, ubwo rero bikaba ngombwa ko nza kubura umuntu unsunika wenda dutashye. Iyo mubuze rero nguma mu kigo kugeza igihe mu rugo baravira mu kazi bagiye gukora bakaza kuntora. Bakaza kugutora? Ubwo se bakugeraho nka sangahe? Ubwo ngubwo abantu baba bagiye mu mirimo, ubwo bakugeraho mu kigo nka sangahe? Hari n'igihe bangeraho saa 12 n'indi minota. Saa 12 ukiri mu kigo wicaye? Kandi ubundi dutaha saa 11. Ubundi mutaha saa 11 ariko ukagera saa 12 ukiri mu kigo? None se ubu haba hari icyizere nibura bavuga ati cyangwa se iwanyu baravuga ati nk'ubu izi saha baramutse babonye ubushobozi n'amafaranga abonetse bashobora kukujyana muri icyo kigo, wenda bakakugurira ku buryo ushobora kugenda, cyangwa wenda igihe cyararenze, wenda avuga ati wabaye mukuru amagufwa yarakomeye, ntacyo bigeze bavuga ati wenda ubushobozi nibuboneka muzagaruke? Barabimbwiye ariko urumva hashize imyaka 5 ntasubirayo. Nigeze njya muri kontorori ariko nari nasabye ikigo cyo kujya kwigayo, mvuga ko nibikunda nazajyayo bakareba ko nta kibazo kindi kirimo, kuko hari igihe mu mavi babasha kundya kuko nabazwe sinkire neza. Muvuze ngo amavi bigera igihe akakurya ko bakubaze, amafaranga agashira batakuvuye neza ugapfa gutaha. Ubwo rero ubushobozi bubonetse nasubirayo bakareba, nkaba nabasha kwiga aho ngaho bari no kumvura, kuko mvuze ngo ngiye kwivuza gusa nanone byasaba ko mba mu ishuri. Kandi uracyashaka kwiga? Kandi niba uwa mbere niba uwa kabiri uwa gatatu uvuga ngo hari icyizere cy'uko uziga kandi ukanarangiza cyane, kandi hatariho n'izo mbogamizi zose n'ayo manota nayarenze. Hanyuma rero dusoza ni iki wakisabira abanyarwanda bazabona kino kiganiro? Ese muri make ni ubuhe buzima uri gucamo ubona bugukomereye bukugoye? Mbega ni iki kindi ushobora kwisabira abanyarwanda bashobora kugufasha muri rusange? Icyo nabasaba cyo bamfasha bibaye bishoboka, ni uko bamfasha nkabasha kujya kwiga kuri icyo kigo bari bansabye ko nakigayo nanivuza, bakamfasha mbese nkaba nabasha kwigayo bakanambura kugira ngo ubwo bubabare njya ngira bugende, cyangwa se bunagabanyuke mbe nava no mu igare ngende mu mbago. Ikindi nabasaba rero ni uko nshaka kwiga ariko kubera ubushobozi bukeya mfite, kubu harabura umwaka ngo ngere sogonderi, ariko sogonderi ikigo nigaho ntabwo nzi neza ko nshobora kuyiga. Ubwo rero mfite impungenge mvuga ni mbashije kuhagera bikanga narivamo, kandi nari mfite amanota meza nshaka no kwiga. Ubwo rero nkaba nasaba ubuyobozi ngo bamfashe, babashe kumfasha mbona ishuri kuri icyo kigo cy'abafite ubumuga, aho nzabasha kwiga bitangoye. Bamfashije ibyo baba bakoze cyane. Ihangane humura bizakemuka. Nshuti bakundi bacu Kindness Mission, nk'uko mubibona uyu ni umwana yitwa Charlotte, yabibabwiye. Yavuye ko yavutse muri 2005, hanyuma yavutse ari muzima. Akimara kugira imyaka ngera nko mu 10 yaje guhura n'ikibazo cyo kurwara imbasa. Yagiye kwa muganga arivuza, hanyuma ababyeyi ubushobozi bubashirana, umwana atarakira neza, kandi mu by'ukuri yari bitangiye gutanga icyizere ko ashobora kugenda. Hanyuma ubushobozi bubashiranye, ubwo nyine bajya amafaranga bashiranye, bajya mu buyobozi ngo barebe ko nibura babafasha, ariko ubuyobozi birangira akarere katangiye 140 byonyine, ariko n'ubundi nayo arangira umwana adakize. Hanyuma aho yiga uyu munsi ni ahantu hagoye, murabizi neza ko umuntu ufite ubumuga nk'ubu ngubu bisaba ko yiga ahantu
nyine hamufavoriza kwiga cyangwa se hatuma yiga neza bijyanye n'ubumuga afite. Bitewe n'imiterere y'akagare afite rero ntabwo gatuma ashobora kwitwara. Ni ukuvuga ngo bisaba ko hari umuntu umusunika akamutwara ku kigo, ndetse bikaba ngombwa ko hari umuntu wongera ukamusunika akamuvana ku kigo. Hari igihe biba ngombwa rero rimwe na rimwe nk'iyo ababyeyi be badahari cyangwa se bagatinda kumugeraho, arara mu kigo rwose yabuze umuntu umusunika. Hanyuma rero akaba asaba ubufasha umugiraneza ushobora kumufasha, ushobora kubona iki kiganiro kimukoze ku mutima, ashobora kumufasha basi wenda n'iyo yamugurira akagare nibura akamworohereza kugenda. Hari utugare twitwara bidasaba ko umuntu adusunika, bibaye byiza abonetse umugiraneza akamufasha byaba ari amahirwe. Hanyuma rero reka tugushimire kandi wakoze ku kiganiro waduhaye, twizere ko abanyarwanda nabo n'imfura bazagerageza kugufasha, sibyo? Yego namwe murakoze Kandi ukomeze ndabashimiye. wihangane. Yego.